reka nongere mbasuze abakunzi ba Radio Inkoramutima badukurikiye muri hose mu majyepfo n'amajyaruguru uburengerazuba n'uburasira bwaryo mu mujyi wa Kigali nkomeza kwifuriza kugira byiza no kunogerwa na gahunda za Radio yanyu Inkoramutima Radio. Maze kumenya rero amango nkaya ngaya abari umwanya w'ikiganiro cy'isanamitima muri studio za Radio Inkoramutima ndi kumwe n'umuyobozi w'ishami ry'isanamitima muri CPR Jael Nirere Kristo yazakuzwe. Teka ryose. Uyu munsi nateza kuri buze kuzamujurira rwose abantu bakakumva neza cyane kugira ngo ibintu bigende neza cyangwa se Kristo akuzamurira ijwi kabisa hari haruguru kuntu zarebe ko ijwi ryazamuka. Kumeze neza. Meze neza rwose. Hanyuma rero nkuko bisanzwe turakomeza n'ikiganiro cyacu kijyanye n'isanamitima aho uyu munsi tugiye kugaruka kubijyanye ushize twari tuganira ku kwanza. Twari turi kuganira n'abantu bahabwa ubufasha muri CPR. Yego. Twaganiriye n'abahawe ubufasha ku giti cyabo. Tuganira hari abantu bagomba kuvuga bari mu bafaha ubufasha mu matsinda bo ntabwo babashe kuboneka ni nayo mpamvu nifuza ko uyu munsi baza kugira umwanya bakavuga ko barategereje ntibyakunda. Yego. Ariko twaganira none n'abantu bahawe ubufasha bufatika bakorera imishinga ibyara inyungu iciriritse. Murakoze. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tuganira na bano bantu turebe uburyo ufasha bahaye muri CPR icyo bwabamariye nuko ubungubu bari kugenda biyubaka no bageze biyubaka kandi turuze kwifashisha abagenzi bacu bari mu karere ka Musanze abari mu karere ka Kayonza n'abari mu karere ka Gasabo. Ubwo Musanze turi kumwe na Denyse. Yego. Denyse ari kumwe uyu munsi turi buganire cyane nubwo tuvuga abantu bahawe ubufasha ariko hari noneho n'abahawe ubufasha ariko bwo gufasha abandi abahawe amahugurwa y'ibanze nabo kugira ngo babashe gufasha abandi. Uyu munsi rero turi kumwe na Denyse. Denyse uri Musanze ari kumwe na Pasteur Juvenal nawe wahawe wahuguwe kugira ngo nawe abashe gutanga ibyo yahuguwemo. Turi kumwe na Joselyne uri Kayonza nawe. Yego. Ari kumwe n'abantu babiri. Yego. Umwe nuwahawe amahugurwa asanzwe akaba ari umuyobozi w'ibanze n'ufite ushinzwe umudugudu centre yacu ikoreramo. Akaba ari kumwe nanone n'umuntu wahawe amahugurwa muri club. Hari club zagiye zishingwa mu bigo zo kurinda ihungabana. Ariko dusubiye Musanze. Yego. Hari umuntu nawo none uri buvuge mu bijyanye n'uwahawe amahugurwa mu itsinda y'ubujyanama. Yes, nguko rero n'ikiganiro cy'isanamitima ikiganiro tegurwa n'inama y'amatorero y'abaprotestant mu Rwanda ishami ry'isanamitima ariko ubundi bari ishami ry'isanamitima cyane ibyo nivugira. Ntago ishami ry'isanamitima ni isanamitima ni kimwe n'ubujyanama. Turyita ubujyanama ariko byumvikana neza no gusana nyine imitima y'abantu. Gusana imitima ariko rishinzwe nanone n'ubwuzuzanye mu muryango ndetse na sida. Jael ngibaza ngo mbese ihungabana rirakira? Cyane rwose rirakira iyo rivuwe iyo ryitaweho rirakira. Umuntu wahuye n'ihungabana ashobora kongera kwiyubaka akagira ubuzima bumeze nk'ubw'abandi. Cyane rwose. Akiteza imbere agacuruza akiga kaminuza akarangiza akazaba umuyobozi akazakomera. Cyane rwose. No kuvuga ngo rero icyo bagikeneye kugira ngo umuntu arenga izo nzego zose yengere yiyubake bisaba iki? Hari umuntu we ku giti cye. Umuntu we ku giti cye? Ku giti cye ashobora wenyine nkuko hari icyo twavuga kitwa resilience. Yego. N'uburyo umuntu ateye, uburyo yakira ibyamubayeho. Hari igihe rero muri we mu buryo ateye abyihera ubusobanuro. Yego. Akavuga ati ibintu byarabaye. Ibintu biri kuntesha umutwe nta mpamvu yo kugira ngo bimperereze mu buzima buri imbere bwanjye muri future yanjye mu terambere ryanjye. Agasa nkaho avuze ati nubwo mbifite. Yego. Ariko ngomba no kureba imbere. Agatwarana akagera imbere kandi akabishobora. Hakaba noneho nugira umugisha wo kuba afite umuryango umuba hafi. Umwitaho inshuti zimwitaho zijya zibona yuko afite uko tubazo zikamwegera cyane zikamuganiriza akabona uwabwira nk'inshuti ye akamubwira igihe afite ikibazo akamugira inama nabyo ashobora gutuma akomeza imbere nta kibazo agize. Iyo bikomeye rero niho asanga abajyanama ari bo nyine uyu murimo dukora wo kugira ngo abashe gufashwa wo kugira ngo abashe gukomeza gutera imbere. Très bien. Hanyuma rero Jael abantu
twavuganye ubushize baravuga ngo mwarabafashije hari mwabavanye no mwabagejeje mwagiye mufasha mu buryo bufatika ndetse muri gihe cya covid mwabarwanyeho ku buryo babonaga n'amafungo no kujya kwa muganga ariko se mu buryo bw'ubujyanama hari abantu mu CPR mwaherekeje mukabavana muri ahantu nakwita habi bakaba baramaze gukira bakavuga bati uyu n'umusaruro w'umurimo wa CPR. Ndumva mu kiganiro cy'ubushize hari abantu bagiye babivuga bagiye bafashwa ku giti cyabo. Niyo mpamvu uyu munsi noneho natekereje ko noneho twavugana n'abafashijwe mu matsinda nabo noneho aho kugira ngo twe tubivuge ibyiza nuko ba nyir'ubwite rero batubwira icyo byabamariye. Tugende tunyaruke tugiye kureba bano bantu hirya no hino mu ntara hanyuma bagende batubwira aho bageze biyubaka tujye mu ntara tugiye kureba aho bageze biyubaka. Reka duhere nk'Ikayonza. Ikayonza mbese muri kutwumva? Hello? Muri kutwumva Kayonza? Yego Joselyne. Abo muri studio za Radio Inkoramutima mwaramutse neza. Mwaramutse neza Joselyne. Mwaramutse. Ya Ikayonza natwe turaho tumeze neza. Yego. Aha kuri centre ya Kayonza turi n'abagenerwa bikorwa ba CPR. Yego. Turi kumwe n'umuyobozi w'umudugudu. Yego. Centre ya CPR yubatsemo nawe yahawe amahugurwa na CPR ku bumenyi bw'ibanze kwihungabana. Yego. Turi kumwe kandi n'umunyeshuri wo mu kigo gikorera ya Mukarange. Yego. Wahawe amahugurwa kwihungabana ari no muri club antisoma. Okay, reka tunyarukire ni Musanze rero. Denyse Nice mbese uri kunyumva? Mwaramutse Pastor. Telefone iravuga neza cyane rwose ndakunezereye cyane kurenza ya Joselyne n'ubwo Joselyne nawe ashaka kurya hano nonso rijwi ryiwe uri gutambuka neza cyane uri Nice kwera. Umeze ute Nice? Ndamahoro nta kibazo. Amafu hano arahakeka ko taragabanutseho gatoya. Kirere kimeze neza turamubona. Binumvikana no kora ko mwamwari ibirayi. Hanyuma rero nawe uriteguye na bagenzi bawe uri kumwe nande aho ngaho kuri centre ya Musanze? Yego twiteguye ndi kumwe na Pasteur Habyara. Nawe ndakubuze gatoya ndakubuze gatoya uri kumwe na Pasteur? Ndi kumwe na Pasteur Juvenal Habyarimana yego. Umwe mu bahuguwe na CPR. Yego. Mu mahugurwa y'abakuriye amatorero. Yego. Ndi kumwe kandi ariko ari kugira mu rugo iwabo. Umwe petike. Yego. Ndamusaba ngo aze gutega amatwi aze gusubiza igihe cye nikigera. Yego. Murakoze. Hanyuma rero muri studio za Radio Inkoramutima ndi kumwe na Ibikorwa ubujyanama. Nirere Jael mpuza gukorwa ubujyanama ariko nawe mu karere kagasabika hano mu Kigali hano turi kumwe. Yego turi kumwe na numwe nabo mu bahawe amahugurwa mu itsinda abahawe ubujyanama mu itsinda. Nirere rero kankore kurugiye kubigenza. Uyu umwanya ugiye kwambura icyubahiro wambitswe hano muri CPR cyo kumuyobozi. Noneho ukore nk'umunyamakuru umfashe bano bantu unyorere kino kiganiro ubahuze urebe ibintu bikenewe hanyuma tugenda yankunganira. Twagiye. Murakoze cyane kumpa uwo mwanya. Ndumva rwose tubikore neza. Nagira ngo numve ko umuntu uri Kigali wahawe amahugurwa mu itsinda ashobora kuboneka. Allo? Urakoze cyane. Nagira ngo utubwire uburyo wageze mu bujyanama. Waramutse neza amahoro se? Naramutse neza. Imana ishimwe. Wabwira abakumva uburyo wamenye wagiye muri iyo tsinda uburyo wamenye CPR. Namenye CPR ntabwo nari nzi. Yaga no abantu babizi. Ariko CPR cyari cyane. Majya gusenga. Reka tubasabe mujye mwiyegereza telefone neza cyane kugira ngo tubashe kumva mwiyegereze telefone neza cyane. Yego ndi kuko sawa yego njya gusenga iki cyumweru Pasteur w'abakedisi arambwira atari cyo urakenewe kujya ubuhuguru amaso zo guhugurwa mu biki arambwira ati uri gufata abantu bacyuza babyariye mu rugo bajya kubahugura ariko ufite impamvu yabimbwiye ko ari cyabonaga nyakuri CPR bityo wamuzana Jael njya kumureba ngezeyo mburiwe n'abandi ntabwo ari njyenyine
duhuje ibibazo. urakoze cyane, ndumva mufite itsinda nk'uko umaze kubivuga by'ababyariye iwanyu. Ese muri bangahe, muhura kangahe mu kwezi? Abantu 11 duhura kabiri mu kwezi. Ikibazo cya corona cyashize aho ubundi byagendaga neza. Nakoze cyane. None wagira muri makeya ibibazo wabonye muhura nabyo cyane mu bantu nk'abantu babyariye iwanyu, urebye atari we ku giti cyawe wenyine n'abagenzi bawe, ubona ibibazo cyane muhura nabyo ari ibihe? ubundi wegereye radio? Oya, ntabwo negera. Yego, ngaho tubwire. Ibibazo abakobwa babyariye mu rugo duhura nabyo akenshi tuzanye imiryango cyane mu miryango, ugasanga ndabyemeye kubyakira kubyakira. Ese byashoboka ko niba ari umuntu ufite radio hafi yawe wamubwira akajya kure yawe yaho uvugira, cyangwa se ukegera ahantu ukitarura aho uri kugira ngo ushake rezo nziza? Ahantu ndi na radio hari urashobora neza. Ari abantu bari Musanze, abari Kayonza, hari abantu begereye radio ku buryo byaba biri gutuma tutumva amajwi y'abandi neza? Oya. Okay, reka tujya Musanze turagaruka kandi kigali mu kanya gatoya. Katunyarukire Musanze tujye kwa Denyse. Denyse, uwo mugenzi wawe uri mu rugo nawe uri mu itsinda, turagira ngo atubwire uko yagiye amenye CPR, uko yageze mu itsinda. Reka dusabe Jacqueline niba twumva abashe kuvuga ko twumva. Jacqueline, waramutse? Mwaramutse neza. Urakoze cyane, turakwakiriye nawe. Twagira ngo tubwire wageze muri CPR gute, wahabwiwe n'iki kugira ngo ujye mu itsinda? Murakoze cyane. Nitwa Mutimana Jacqueline. Ukuntu namenye muri CPR, twari twagiye gusenga ku cyumweru. Dusenze turangije, pasiteri atanga itangazo. Aratubwira ati hari abantu bafite ubumuga kuri CPR, barabakeneye kugira ngo babaganize mu bijyanye n'ihungabana. Ubwo nafashe iya mbere kubera ko numvaga nanjye nkeneye kuganizwa. Njya kuri CPR, nuko namenye CPR. Mpageze mpasanga umujyanama, ariko mpasanga n'abandi duhuje ikibazo. Tugira itsinda tukajya tuganira ku buryo twisanze hari ibyo twari tutazi ko ari ihungabana, ariko tuza kumenya ko ari ihungabana, kandi kugeza ubu bikaba byaratugiriye akamaro kanini. Wari utubwiye ko mufite itsinda nyine ry'abafite ibibazo by'ubumuga. Mwebwe muri bangahe, muhura kangahe mu kwezi? Turi 7. Duhura kabiri mu kwezi. Uretse ko nyine ikibazo cya corona cyaje bikaba bihagaze, ariko n'ubundi nta kibazo, ibintu byagendaga neza. Tujya duhura ku matelefone tukavugana, ntabwo twatandukanye cyane. Wari utangiye kuvuga ko mufite ibibazo, watubwira nk'ibibazo mwabonye mwahuriyeho mwe abenshi mu bagize iryo tsinda mu gihe baganiraga? Murakoze cyane. Hari ibibazo twagiye duhuriraho cyane nk'abantu bafite ubumuga. Wenda icya mbere, hari ukuntu iyo ufite ubumuga mu miryango bakwanga, mu miryango bakagutoteza, wajya ukisanga uri wenyine, bigatuma nawe ubwawe kwiyakira bikugora, ukumva ko nyine utari umuntu. Ariko tumaze kuganira twasanze ko tutagomba guheranwa n'ako gahinda, ahubwo natwe tugira ibyo twunguka, tuva muri ubwo bwigunge, dusanga turi abantu nk'abandi, cyane ko hari igihe twumvaga ibyacu byararangiye kubera ubuzima twagiye tunyuramo cyangwa se abo twagiye duhura nabo muri famiye. Washobora kutubwira muri makeya yenda ikibazo cyawe cy'umwihariko wari ufite, ubumuga n'ubwo wavukanye
cyangwa ni ibintu byaje nyuma muri make ariko bidatinze cyane? murakoze. ubumuga ntabwo nabuvukanye. nagize ubumuga 2003. ngira ubumuga maze no gushaka, maze no kubyara. ariko ubwo umuryango wahise unyanga, nyine urantoteza kubera ko nari mugaye amaguru yombi. umuryango uranyanga cyane ku buryo numvaga mbese nanjye ntazongera kuba muri sosiyete y'abantu kubw'ibyo nabonaga ndi gukorerwa. kuko nari mfite n'umugabo, muri icyo gihe umugabo turatana, nyine aranyanga kubera ubumuga. ariko ubu nta kibazo kubera ko nanjye nagiraga agahinda cyane, nkibaza ku byo nkorerwa, rimwe ngafata umwanzuro. urugero, hari nk'ikintu nari narishizemo kuko nyuma yo kumugara n'umwana nari mfite yaje gupfa. noneho numva ni ikintu kiremereye cyane, icyo kintera igikomere ku buryo muri njye nari narafashe umwanzuro, numva ko nta terambere runaka nageraho. ariko aho nahuriye n'umujyanama ndetse ngahura n'abandi bafite ibibazo mu miryango, bafite ubumuga bagenzi banjye, twagiye tuganira tukavuga ku bibazo, nkumva ikibazo umwe afite n'undi icyo afite, nza kubohoka. kuva twaganira ubu hari nk'ibintu nagiye nkora ubundi ntajyaga nkora. nk'ibiki? urugero, numvaga ntagura umurima, nkumva ntagura igisinde ngo mpinge, kuko numvaga ko nanjye nyine ntabo kubigaburira, nkirengagiza ko nanjye ubwanjye byangirira akamaro. ariko ubu ndi kubikora rwose. urumva ko iyo ni intambwe ntangiye gutera. uko ubushobozi buzajya buza, bya bindi nari narishizemo, numva ko nyine byarangiye, kuba mugaye, kuba mwana ntawe, nyine nta kindi ndi gukorera. nahise numva ko nanjye imbere yanjye haba heza rwose. nuko murakoze. Mani umugisha. reka rwose numva ufite ibitekerezo byiza kandi biganisha ahantu heza. itsinda ryanyu ryararangiye cyangwa muracyarikomeje? itsinda ryacu turacyarikomeje. nuko ari ikibazo cya korona cyari cyaje, ariko turacyabikomeje. Jael, reka rero tube tuvuye Musanze gatoya tunyarukire Kayonza. harya yitwa ndwi Kayonza. reka tukanza tukarangiza n'undi nawe uhuje ikibazo n'uyu mugenzi ukiri Musanze. oya, uri Kigali. kugira ngo tubanze tuvugane nanone, twe kuvanga, tuvuge gusa kubanze turangiza abari mu matsinda y'ibiganiro. tugaruke Kigali rero. nari ntangiye kukubaza niba uri kutwumva, ibibazo wabonye muhura nabyo nk'abakobwa babyariye iwanyu, atari wowe wenyine na bagenzi bawe, ibibone mwahuriyeho cyane ni ibihe? ikibazo twahuriyeho cyane akenshi hari abandi bageraho ingaruka. ababyeyi bacu ntabwo bose batwakiriye kimwe. bamwe barababaye, ibindi babyumva ko twabyaye benshi turi mu mashuri, binahagarariraho kubera kumvikana kw'ababyeyi. hari nk'uwo muri inshuti yacu, umubyeyi wamubwira nk'umwana yari afite n'ubuyobozi ajya gufata diplome yawe ibiri. icyo nacyo ni igikomere cya mbere umwana uhura nacyo ku yindi minsi isaha, natwe byatugeragaho. ugasanga uwo mwana ahora yigunze, ntashaka kwisanzura muri bagenzi be, n'umwana we ntashaka no kumwirekana. bigahora ari ikibazo cy'ifite, tugahora tubabaye. tugasanga bamwe barashwanye, tunagiye ku ruhande rwe, tunagiye ku ruhande rwe, ntikumvikane muri make. ariko aho twamenyeye kuri bakaduha ubujyanama, ni muri twe twatangiye kubabarira ababyeyi, tuvugana neza, tuvugana iyo diplome, ikanabyakirwa kandi ufata diplome yawe. ubwo diplome bavuga bashaka kuvuga iki? nyine nk'uko umuntu aba yarabyariye mu rugo, ukabyara uri kwiga,
umubyeyi yaragutumyeho diplome ukamuzanira umwana diplome abashaka kuvuga umwana kumuzanira umwana rero warakubwira ati nagutumye diplome ujya kumuzanira umwana yego umva ni igikomere umwana niwe bahinduramo diplome nibyo rwose ndabyumva. Ese ubona bitazagira ingaruka ku bana? Urambwira ko wowe ku giti cyanyu mwebwe mwabigizemo ibibazo by'ihungabana, utekereje nk'umuntu umaze iminsi muganira ku bijyanye n'ihungabana, ubona nta ngaruka bishobora kugira ku mwana? Ntabwo ndi kumva neza. Ku bana mwabyaye nk'abantu maze iminsi mwumva ibijyanye n'ihungabana n'ingaruka zabyo, mwumva abo bana bo nta hungabana bagira mu gihe ababyeyi banyu babafata gutyo? Izo ziri gucika ntabwo ndi kumva neza. Kanongera nsubiramo ikibazo nari nkubajije. Ni nk'umuntu umaze iminsi muhugurwa mu bijyanye n'ihungabana, ubona alo uwo muntu uri kuri mikoro yadufasha niba afite radiyo iruhande rwe, harimo yego ntabwo tumwumva. yavuze ko nta radiyo afite, ariko yavuze ko nta radiyo afite. Navuze ko nta radiyo afite. Reka turebe ku rwego rwa tekinike barebe ko babidukosora, ariko hagati aho reka tube tuvuye tugiye Kayonza, turamagarukaho nyuma. Tube tugiye Kayonza. Kayonza turi kumwe na Joselyne. Joselyne, muri kutwumva? Turabumva neza. Joselyne, muri kutwumva? Alo, turabumva neza. Hanyuma mumeze mutanga Kayonza? Kayonza tumeze neza. Urabyumva ni Burasirazuba, hari umucyo, hari akazuba. Turi kumwe rero n'abatumirwa bacu muri centre ya CPR. Ndabona bafite amashyushyu yo kubaganiriza bashinga CPR n'ibyo yabagejejeho. Yego. Uri kumwe nande? Uri kumwe n'umuyobozi w'umudugudu aho CPR ikorera? Yego, ndi kumwe n'umuyobozi centre ya CPR yubatse muri uwo mudugudu ayoboye. Kandi yahawe n'amahugurwa na CPR ku n'ibyo by'ihungabana. Ndetse n'umunyeshuri wiga mu kigo cya groupe scolaire mu Karange. Ni ikigo kiri mu murenge n'ubundi CPR naho yubatse. Abo nibo batumirwa bafite uyu mwanya, biteguye kubaganiriza. Reka tubanze tuvugane n'uwo muyobozi w'umudugudu. Yego, yakangira bibwira. Yatwibwira. Murakoze cyane. Mwaramutse neza? Nitwa Angelique Nyiranizimana. Karibu Angelique. Murakoze cyane. Rero nk'uko bababwiye, ndi umuyobozi w'umudugudu witwa Abisunganye mu kagari ka Bwiza. Yego. Hanyuma ni naho CPR yubatse, icyicaro cyayo kiri muri uwo mudugudu w'Abisunganye. Murakoze cyane. Rero mbanje kubashimira rwose kuduha uyu mwanya, kuko twifuza kugaragaza icyiza CPR yatumariye, tubura n'aho twakivuga kugira ngo cyumvikane kuri bose. Imana iguhe umugisha. Rero twebwe njyewe nyine urumva ndi umudamu, yabaye umudugudu w'umujyi urimo abantu bakomeye, abanyabwenge, abantu bakomeye. Urumva ko banyongereye ubumenyi n'ubushobozi cyane ku buryo bugaragara. Hanyuma kandi nanone no guhura n'abantu batandukanye, ntabwo ngiye ku rwanjye ruhande nari nzi kumenya ko umuntu uko aje ngomba kumutega amatwi, nkamenya n'ikimuzanye kugira ngo menye ikibazo afite n'uburyo nagikemura. Hanyuma CPR imaze kumpa amahugurwa, ntabwo nari nzi ko abantu bahungabana, ntabwo nari nzi gutandukanya amahungabana. Nari nzi ko umuntu aza yambwira mu rurimi wenda mu kinyabupfura ntishimiye kitari cyiza, simbashe kumutega amatwi cyangwa kumukebura no kumuhugura, ahubwo nkamwirukana cyangwa tugasangana n'amuhungabanije kandi ntazi neza ko nzi neza ko ndi mukuru. Yego. Hanyuma bamaze kuduha amahugurwa, namenye ko buri muntu wese mutega amatwi rwose. Nkamutega amatwi, nkumva ikibazo afite, hanyuma nkabasha no kubona inzira yo kugikemura, ndetse nkaza kumenya ko wa muntu nubwo twari twaramugize ruharwa atari we, ahubwo ari ihungabana afite ritewe n'ubuzima bwe runaka. Bituma rero tubasha kugira imiyoborere myiza n'abaturage, tubasha no kongera gutuma badukunda kuko twabahaye serivisi inoze tutabahaga mbere. Nuko rwose
ubwo se ko hari igihe abantu bagira ibibazo bakaba baza ari benshi bagukeneye ari benshi, ubona umwanya wo kubatega ayo matwi? Iyo babaye benshi ubyifatamo ute? cyangwa baje bafite nk'uyenda bafite uburakari ubyifatamo ute? iyo maze kuganira nawe nkamutega amatwi nkabanza nkaganira nawe nkumva icyo atekereza. hari ubwo mbona ko ari ihungabana kandi rifite imbaraga, hanyuma iyo muganirije mu mwanya nkamwohereza kuri CPR umujyanama akamfasha. Akamfasha kandi bigenda bigira umusaruro mwinshi cyane cyane ibyo bikunda kuba ku ngo z'amakimbirane. Ingo zabanaga n'amakimbirane akenshi nibo bakunda kukugana ari benshi, hanyuma wabona bigenda utabyumva neza cyangwa se kugira ngo umwongerere ubundi bumenyi no kugira ngo umwongerere izindi nama, nkabohereza kuri CPR umujyanama akamfasha cyangwa nkanamuhamagara umujyanama njya muhamagara tukajyana muri izo ngo akadufasha. Akoze cyane. Ese wari utangiye kuvuga ko ibibazo by'amakimbirane y'umuryango ari byo byinshi bishobora kuba ari byo ukunda kumwohereza. Urebye aho mutuye ubona ibibazo byinshi mwakira by'abantu bahungabanye biba bigizwe n'ibihe bibazo? Wari utubwiye ko cyane yenda ibijyanye n'amakimbirane y'umuryango, ibindi bibazo muhura nabyo mu mudugudu mukoreramo cyane ni ibihe? Ibibazo duhura nabyo ni ubukene bukabije mu bice bimwe, hanyuma bigatuma ababyeyi cyangwa imiryango itabana neza. Ukajya kubona ukabona nk'abana babakuye mu mashuri, ukabona abana bafite uburere bukeya, ukabona imiryango ntibanye neza. Urebye ikibazo cyaba kigoye kurusha ibindi cyaba ari icyo ngicyo. Hanyuma bigatuma n'abana bishora mu biyobyabwenge, ugasanga abana baratwara inda zitateganyijwe, ugasanga mbese harimo ingaruka nyinshi z'ibyo bibazo. Yenda tutarajya i Musanze, nashaka kubaza muri iyi minsi tumaze iminsi 100 turimo yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi 1994, byahuranye no naguma mu rugo yatewe na COVID-19. Hari ibibazo mwaba mwarahuye nabyo muri iyo minsi nk'abantu batuye ahantu mwegeye n'umujyi? Mwabikemuye mute ko yenda mutari mufite ububasha bwo kugenda mwegera abantu nk'uko byari bisanzwe? Rero aba bantu bahuye na jenoside yakorewe abatutsi twagerageje twebwe duhura nabo kenshi. Hanyuma abantu twabakoreye ubuvugizi, hari abantu babagaho kuko bagiye gushaka imibereho, hanyuma noneho bakubitiraho ko n'ubundi iyi COVID yaje n'ubundi mu gihe cy'icyunamo, noneho bakomereka, basa n'abakomeretse kenshi. Bituma rero natwe tubaba hafi, tubakorera ubuvugizi, twabahaga icyo kurya ku murenge, twaragerageza tugakusanya impano, imfashanyo tukabafasha. Hanyuma ubona ntabwo babaye bonyine. Ikindi wageragezaga kumuhamagara kenshi n'uwabaga uzi ko ahugiye muri icyo kintu, ageragezaga kumuhamagara kenshi ukamwihanganisha, akanakwibonamo akumva ko atari wenyine. Bityo rero n'ikibazo agize agahita akikubwira, waba nkanjye niyo ntagishobora mu rugo rwanjye ariko mfite uwo nabwira, ukabakorera ubuvugizi hanyuma abantu bakabitaho. Urakoze cyane. Nashaka kukubaza, buriya se wavuze cyane ku buryo mwagiye mufasha abantu kandi koko mahugurwa ko ari kugira ngo mufashe mu byo mwakoraga mu bikore neza kurushaho. Ese wowe ku giti cyawe nk'umuntu wahawe amahugurwa kumenya bw'ibanze kwihungabana, we ku giti cyawe cyangwa umuryango wawe, ubona hari icyo byakumariye kuba warabibonye amahugurwa? Byarakimariye cyane n'ibyo nababwiraga ntangira, kuko namaze kumenya, nababwiye ko icyambere namaze kumenya ko ihungabana icyo ari cyo. Ndongera menya ko amahungabana atandukanye, menya gutandukanya ihungabana rya runaka na runaka, kuko twari tuzi ko ubwo ihungabana ribaho ku muntu wakomerekejwe na jenoside gusa, wiciwe abantu cyangwa se bafite ubumuga yasigiwe nayo. Ariko tuza kumenya ko n'umuntu ahungabana kubw'uko abayeho cyangwa se n'ibyo yagiye anyuramo bindi bitandukanye. Ibyo rero nibyo nababwiraga ko byamfashije cyane kumenya abantu ko mbatwara, kuko maze kumenya uko batekereza.
ubwo nakwazaga nawe none nk'umuryango nk'abo mubana hafi yawe niba nabo hari icyo byagufashije atari ureba gusaba abo ushinzwe kuyobora ariko nk'umuryango wawe cyangwa se nk'abantu mwe bakwegera inshuti zawe niba kuba warabimenya hari ikintu byaba byaragufashijeho. Byaramfashije cyane kuko nagize ikibazo mu rugo nza kugira ikibazo njyewe ubundi mba mu rugo mbana n'abana banjye hanyuma umwana umwe kandi wigaga numva namurihiraga bingoye ndumwe aza kugira ikibazo nawe ahura n'ikibazo cyo gutwara inda itateganyijwe hanyuma nanjye iyo nza kuba ntarabonye amahugurwa byari kunjyana ahantu kure cyane nkurikije ubuzima twari turimo n'uburyo abana nabarihiraga bangoye byari kunjyana ahantu cyane ku buryo ntari kubasha no kubyihanganira no kumwirukana mbere no kumwirukana ariko kubera ko CPR yampaye amahugurwa twibutse ko hari icyo nabushije abandi bituma rero umwana muha umutima mwiza yewe ngerageza no kumusubiza mu ishuri bigaragara ko ibyo byose nabikesheje CPR njye nkurikije ko byankomerekeje ariko kuko hari icyo namenye bituma nanjye nihangana n'umwana ndamukwasereye rwose nta kibazo tubanye neza rwose numva bihuje neza nuko umwana hari umaze gutanga ubuhamya avuga ko benshi bagiye banareka amashuri kubera ko ababyeyi batabakiriye ariko wowe kuko wabonye amahugurwa byatumye wumva ko umwana umwakira n'umwuzukuru amwakira ndetse n'umwana ubasha kumusubiza mu ishuri urakoze cyane ahari ndategeka ko reka tujye i Musanze tukomeze ibiyaga bigari Afrika isi yose reka rero tunyarukire i Musanze. Denyse nahise mbese uri kutwumva? Denyse turi kumwe? turi kumwe cyane. Okay. Ndagira ngo utwegereze Pasteur Juvenal nawe atubwire nawe muri no misukubya wa mudu yageze hafi. Halo Pasteur Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Murakomeye cyane. Turashima Imana cyane. None nagira ngo nawe nkubaze nkuko tumaze kubaza abahawe ubumenyi bw'ibanze bayobora mu buyobozi bwite bwa leta noneho wowe uri umushumba. Yego. Wowe kuba warahuguwe na CPR ku giti cyawe hari icyo byakumariye hari icyo byamariye umuryango wawe watubwira muri makeya? Yego kinini cyane. Ndahera wenda ukuntu namenye CPR. Namenye CPR ntaraba umupastor. Nari ndaho ngaho ndi mu itorero. Hanyuma ngira umugisha wo kutoranwa mu bantu baza guhurwa na CPR. Ngeze mu mahugurwa ya CPR niho namenye ikibazo mfite. Nari nsanzwe mfite ikibazo ariko nzi ko ari ubuzima busanzwe. Nibanira n'ikibazo ariko mbona ko ntacyo bintwaye guhaguruka nijoro ngiye ndanivugisha mu nzira mbona ko ari ubuzima. Maze guhurwa na CPR ndagusanga ko mfite ihungabana bikomeye ndagusobanukirwa neza. Yego. Hanyuma rero maze guhurwa na CPR nabonye amahugurwa ubumenyi bw'ibanze kuhungabana. Maze guhugurwa rero amahugurwa menshi atandukanye ya CPR no kuri ndakira ndabohoka mba muzima. Maze kubohoka rero nibwo natangiye kwiga mu ishuri rya Bibiliya. Ndiga ngirirwa icyizere uwanyohereje mu mahugurwa ya CPR naniwe kandi wanyohereje no mu ishuri rya Bibiliya. Hanyuma abonye narabaye muzima bantangira ubuhamya ndobanurwa rwa pasiteri ndasengerwa ubu ndi umupasiteri uyoboye itorero ry'ahantu mu Kinigi. Urakoze cyane pasiteri. Ndumva byarakugira akamaro byaranatumye uterera n'intambwe bwawe warakize. Warahuguwe rero gufasha abandi. Ese hari abantu ufasha mu itorero uyobora? Reka manze mbere ko umuryango wanjye. Yego. Ibyo bibazo byose nari ndifite na madamu yari afite ihungabana. Uwo rero niwe nahereyeho. Madamu wanjye ndamufasha, abana banjye ndabafasha. Ubu dufite umuryango mwiza. Imana ishimwe. Dufite umuryango mwiza. Ushimwa n'Imana n'abantu. Cyane rwose. Hanyuma tugeze ku itorero. Ndashimira Imana kubwo nahuguwe na CPR ntago nabaye w'itorero byanjye gusa.
ahubwo nabaye umushumba w'abantu benshi yego kuko abantu bansanga abantu baza kunshakaho inama kungisha inama ntabwo ari abo mu itorero imbere y'umuyobozi gusa hari n'abandi bagenda babwirana bakaza bansanga kabafasha nuko none muri iyi minsi se 100 turi kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi 94 yego ko byahuye na covid nabwo bigatuma abantu batabona umwanya wo kujya no kwibuka ababo nk'uko byari bisanzwe hari ibibazo mwagiye muhura nabyo byaba byo bacitse ku icumu cyangwa se n'abandi bari aho ngaho waba warakiriye wagiye ubyitwaramo ute ko mutabasha kujya no kuri paruwase kugira ngo mwakire abantu musanzwe mufasha kubera gahunda yaguma mu rugo nyine yahuranye n'iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo twabona uburyo twinyeganyiza ngo tuve mu rugo nyine ko byari bikenewe ariko hari ikintu twagiye dukora hari uburyo twagiye tuhamagara ku matelefone tukaganira nabo tukabahumuriza ndibuka n'igikorwa cyabaye mu itorero ryacu kivuye ku bushake twahereye ku bantu nyine bababaye cyane cyane twahereye ku bantu bafite igikomere batewe na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hanyuma tukajya tubahumuriza tubaganiriza nta kuva mu rugo nyine nuko byagenze ariko Imana yaradufashije. Ese mukorana mute na Denyse muri uwo murimo mukora amaparuwase hari aho muhurira hari icyo gufasha bimeze bite? Cyane cyane iyo hagize ikibazo kingora ndamuhamagara akangira inama yego hanyuma haba hari umuntu umukiriye uje ansanga nkabona arandenze ndamwohereza kwa Denyse nuko reka dusubire Kayonza murakoze cyane pasiteri kubufasha mutanga nakoze namwe dusubire Kayonza tuvugane n'umuntu wo muri club yego Joselyne mbese uri kutwumva ngaho Kayonza? Ndumva neza cyane. Umeze neza ariko nawe? Yameze neza cyane. Kayonza nta kibazo? Nta kibazo rwose dufite. Muri no misi uri kwakira abakiriya bashyashya cyangwa covid-19 yatumye ufunga akazi wibereye mu rugo? Kubera ko covid ahubwo kugira ngo igabanye ihungabana ryiyongereye. Yego. Hari abo ntangiye kujya mvugana nabo ku matelefone bashaka kuza kuri centre ariko kubera ko nzi ko bitemewe kandi muri yake yacu biba bisaba ko umuntu muba muri kumwe mbona ko bitemewe kubakira noneho nkoresha uburyo bwa telefone nkababwira ko umunsi tuzatwemerera gutanga amaserivisi mu masantre aribyo nzaba harandevu bakaza nkabakira ubu maze kugira abakiriya bageze kuri 4 basabye randevu ubwo ntegereje ko byongera kugenda neza kugira ngo dutange serivisi ku bantu benshi ndahe gahunda bazi. Jael Joselyne ntari kwica akazi se ngo ntabwo birimo yafunguwe ntiyakwakira abantu ngo yarafunguwe ariko hari ibyo tutarabasha gukomerwa byose ngo ntabwo kwakira abantu kubanza urumva bisaba yuko babanza kuba afite n'ibikoresho bihagije yego kugira ngo bakire agomba kuba afite aho abantu bakarabira afite sanitizer bagahana metero ibyo byose rero hari nibyo leta tubwira ngo ibishobora kuba byakorerwa abantu batari kumwe byaba byiza kurushaho mu gihe bibaye ngombwa birashobora kumuhamagara akaza ariko azi neza ko ari yirinze neza n'umukiriya nawe yirinze neza kugira ngo bataba bakwanduzanya. Tukira ngo se nk'umukiriya uba afite ikibazo muri no minsi akeneye umujyanama w'ihungabana haba muri Kayonza haba ni Kigali haba ni Musanze akora iki uyu mukiriya akora iki? Ubundi tukorana kuri telefone yego ariko niyo bibaye ngombwa araza ariko bisaba yuko tuba tuzi ko twiteguye nawe yiteguye kuko ejo nanjye nafite umukiriya none wari ugiye kwiyahura kandi byabaye ngombwa ko ngewe njya kumusanga ariko nzi ko niteguye nabanza no kumubaza nawe ko afite ibikoresho bihagije kugira ngo kananyera nitwaje nanjye bimwe kugira ngo tubashe kuvugana neza. Niyo mpamvu nada icyo kibazo kugira ngo abantu bagire ibibazo muri no minsi badatekereza ko turi muri lockdown bityo ngo baye batahabwa service hari uburyo butandukanye bahabwa service. Reka tusubire rero Kayonza Joselyne wa muntu noneho sasa umunyeshuri turi kumwe namubaha akabibwira nawe akabaganira namwe avuga ibyo CPR yamugejeje. Yego karibu nakoze witwa nde? Witwa Cynthia ukaba uri umunyeshuri uri muri club? Muri club ya Mtibamo.
mu kihe kigo Ikihe Cynthia kigo Cynthia? gute sikorera amafaranga. None Cynthia umaze kuba waragiye muri club niwo wabyishakiye, hari ababigutegetse kujya muri club, byagenze gute? Njye wabyishakiye nimara kubona nyine ko bakora neza kandi bakora ibikorwa nyine bifasha, nabonye nkunze club nshaka kujyamo nyine baranyemerera. None Cynthia kuba uba muri club se hari abanyeshuri mu kigo cyanyu barabizi ko mugira club n'ibihari imariye iki icyo kigo cyangwa abanyeshuri bakirimo? Ikigo cyose kirabizi ko hari club, kuko nyine hari igihe iyo tumaze guhabwa amahugurwa dutegura udukino n'imivugo nyine tugashyiramo n'ikinamico tugakina nyine mu kigo bakabimenya n'abayobozi barabizi. Cynthia wewe wakoze iki? Wakoze indirimbo, wakoze umuvugo, ikintu wakoze muri club ni iki? Nakoze ikinamico. Okay. Nuko none se ko kuva mu bikoze mukabigaragaza abantu bakamenya, mujya mubona hari abanyeshuri bajya babagana bakababwira ko bafite ikibazo, hari ibyo mujya mwakira, iyo mubyakiriye mubikora wiki? Tumaze kubikina hari abanyeshuri baza batugana kuko we yabonye nyine dufite ubushobozi, araza akareba umunyeshuri umwe muri ya club akamwegera nyine akamubwira ibibazo bye. Noneho natwe ntabwo tubatererana, turabaganiriza tukabumva, ndetse twasanga nyine ibibazo bafite birenze ubushobozi bwacu tubohereza kuri santere nyine tukabohereza Joselyne. None se nk'iyo ari ikibazo gishobora kuba cyakemurwa n'ubuyobozi bw'ikigo, mufite ubushobozi bwo kuba mwabahuza yenda n'ushinzwe yenda imyitwarire cyangwa se umuyobozi w'ikigo, nabyo mushobora kuba mwabikora cyangwa muhita mubohereza kuri santere ya CPR gusa? Turabumva. Noneho mbere yo kumwohereza kwa Joselyne dufite mu kigo umwarimu udukuriye nyine, tubanza kubimugezaho, yakumva nyine nawe atabikemura tukabona kumwohereza kwa Joselyne. Ariko hari ibikemuka nyine, hari ibyo mukemura muri kigo byinshi birakemuka. Ibibazo se kenshi abana bafite bo mu kigo cyanyu mwagiye mwakira ugereranije mwumva ari ibihe bibazo baba bafite? Byinshi usanga ari amakimbirane mu ngo, nk'umwana nyine waba afite ubukene bukabije akaba nyine adafite ubushobozi bwo kujya ku ishuri, yaza ukabona nyine arigunze arasohoka buri mwanya. Aho nyine ibyo nibyo dukunda gukemura kenshi. Nuvuga ngo hari ibyo namwe ubwanyu mwibonera ubwanyu, niwe mwana ataza kubareba mushobora kuba mwamutekereza mukabonera ko afite ihungabana mukaba mwamwegera, birashoboka. Urakoze cyane. Wowe se ku giti cyawe hari kuba warabimenye cyangwa se nk'umuryango wawe aho utaha kuba warahawe ubwo bumenyi, hari icyo byagufashije cyangwa umuryango wawe? Kirahari gikomeye, kuko mbere ntari nahugurwa. Hari igihe negeraga mama uko ari hose hano wenyine, naramwegeraga namusaba ikintu nkabona mbwiye nabi nyine, rimwe na rimwe akanakinyuma. Noneho nyuma yo guhugurwa nyine nabibonaga, noneho mama yabimbwira nkumva nyine ko atanyanze, nkabona ahubwo hari ihungabana afite mu mutwe we, nkabona nyine niyo nyimusabye nkabona ibitekerezo mu byinshi. Aho ngaho rero icyo byamfashije, iyo mbwiye nabi ntabwo numva akanyanze, ahubwo ndamwegera nkabasha kuba namuganiriza nkamuhumuriza. Urakoze cyane. Ndumva tugiye gusoza kandi abumvise abakurikiye ikiganiro turabashimiye tubanze Cynthia tutarasoza. Cynthia, ni nk'uruhe ruhare ubuyobozi bw'ikigo cyanyu bwagize kugira ngo ino club yanyu ibashe kugera ku rwego imaze kugeraho? Icyambere ubuyobozi bwagize, bagerageje kuduha umwanya uhagije. Yego. Natwe nyine turabafasha, kuko hari igihe nk'abayobozi nyine baba bafite abana benshi bakabona batari bubashobore, nkatwe twebwe baduha umwanya bakatwohereza abana tukabasha kuba twabafasha bagasubira ku murongo.
ejo bundi rero mu kwezi kwa 9 bigenze neza mwasubira ku ishuri kandi uri kumva kubera ko abantu bamaze iminsi bari mu rugo ibibazo ushaka kuba byariyongereye ni hehe mwumva CPR yashyira imbaraga kugira ngo club yanyu irusheho gukora neza? Imbaraga bashyiramo amahugurwa menshi ndetse bakanadusura kenshi. Bakabasura kenshi. Arari Joselyne ibyo ngibyo azabikoraho. Nagira ngo ntarasoza buri wese niba hari inama yagira abagenzi be, hari bari mu itsinda rijyanye n'abafite ubumuga, hari abari mu itsinda ry'abantu babyariye iwabo, hari abayobozi b'ibanze, ari mu nzego za leta ndetse no mu itorero nka pasiteri. Niba hari icyo mwabwira ababumva tukagira ngo tubaho umwanya. Reka dore buri muntu wese umunota umwe, reka dore ko uno muntu w'i Kigali, dore ko uno muntu w'i Kigali wo mu itsinda ry'i Kigali uracyari kumwe natwe. Inama wumva watanga cyane cyane ko wowe ufite ikibazo cy'uko warabyariye mu rugo, ni ihe nama wagenera bagenzi bahuye ikibazo nk'icyo wahuye nacyo kugira ngo bashe kwitwara neza mwa bino bihe? Inama nagira abakobwa babyariye mu rugo ni ukumenya uko bitwara mu miryango yabo. Cya mbere cyo hari umuntu ubyarira mu rugo agahinduka bitewe n'uko umuryango uramufasha. Usanga niba abyariye mu rugo araguma akishora mu busambanyi kuko n'umuryango nawe n'umwitaho. Ikintu cya mbere namugira inama ni ukwicara bakitekerezaho akamenya ko niba arabyariye mu rugo atariho ubuzima bugarukira. Ubuzima burakomeza, ukaba washaka n'ikindi kintu wakora wowe ubwawe atari uko ugiye mu bagabo ngo bakiguhereze, nabyo bikagufasha. Rero nagira inama ku bakobwa babyariye mu rugo, bagomba kumenya ko kuba ubyariye mu rugo bitakubuza kuba nawe wabona umutware, ariko ntabwo wabona umutware utitwaye neza ngo abone ko nawe wahindutse. Rero uwo mbona nanjye ntashobora kumukanseringa, negera Jael akamfasha, akaba yamugira inama amugira ati nawe wakitwara gutya nk'uko na mugenzi wawe afite uko yitwara, kuko nanjye narahindutse mu muryango, basigaye bangiriye icyizere, hakaba hari n'ikintu bakenera mu muryango nanjye bakaba bambonamo. Urakoze cyane. Reka tujye i Musanze kwa Nirere katubone na wa muntu uri mu rugo. Wowe namutanga ni iyihe? I Musanze ufite ikibazo cy'ubumuga. Turi kumwe? Ese Musanze muracyari kumwe natwe? Yego turi kumwe. Jacqueline aracyari ku murongo? Ndumva Jacqueline atavuga, reka tubahe pasiteri. Yego. Murakoze cyane. Ndabanza gushima CPR kubera yuko yangiriye umumaro, kandi umumaro yangiriye nari ndi kuwugirira abandi. Hanyuma icyo nasaba bose muri iyi minsi ya COVID-19 ubungabana byongeye kuba byinshi cyane. Rero hari umwe nigeze mvuga ati turi kubashyira kuri gahunda yo kuzabahamagarira icyarimwe rwose na CPR rwose. Bahamagare naho ubundi muri iyi minsi ya COVID ihungabana ryabaye byinshi. Yo ndabashimiye mwakoze kuduhamagara, ndashimira Jael, Imana imuhe umugisha mu bantu bamfashije arimo. Rero murakoze cyane. Gira rero ubundi butumwa ugenera abandi bakozi b'Imana bagenzi bawe aho ngaho mu nsengero zacu usanga harimo abantu bafite ikibazo cy'ihungabana, bitware gute igihe bahuye n'icyo kibazo? Icyo nabishishikariza abapasiteri bagenzi banje banyumva ni ukwihatira gutega amatwi abakirisitu, abanyetero bayoboye, ko muri iyi minsi abanyetero bafite amaganya menshi, bafite agahinda kenshi. Urabona nta kuja mu nsengero, hari igihe twajaga mu rusengero abantu bagafashirizwa umwo ngumwo, ariko muri iyi minsi ntabwo bishoboka. Rero icyo nasaba abapasiteri bagenzi banje ni ugukunda gutega amatwi abakirisitu bo muri iyi minsi bafite ibibazo byinshi, bivuga ngo bafite ihungabana ryinshi. Nkabasaba rero kugira ngo bihatire kubahamagara ku matelefone, babavugishe, babakomeze, babahumurize, ibyo nabyo byafasha kugira igihe tuzasohokera mu iki cyorezo. Reka tunyarukire i Kayonza. Tunyarukire i Kayonza turebe yabonetse Jacqueline yabonetse. Jacqueline uri kutwumva? Jacqueline ntabwo araboneka. Angelique. Yes. Yego. Kayonza yego. Ndabumva neza. Inama natanga jewe
ku banyumva cyangwa ku bumva na bagenzi banjye, njye natanga inama ku babyeyi bafite abana babyariye iwabo. Natanga inama ivuga ko umubyeyi yareka gutoteza umwana, kuko umwana iyo abyariye iwabo ni ingorane aba agize, ni akaga kaba kamugwiriye. Iyo umutereranye mu kaga agize bituma agira umutima mubi, kandi yongera no kugukunda, kandi akarushaho no kwishora mu byamukongera kumujyana mu ngeso mbi. Ariko iyo umweretse umutima mwiza ukamwereka ko ubuzima butarangiriye aho ngaho, umwana arongera akagaruka mu murongo, ndetse yasubira mu ishuri akabona yigira icyizere, akabona ko ejo hazaza he ari heza, akabasha guteganya kubona ko ubuzima bwe butarangiriye aho ngaho. Rero niyo nama naho ababyeyi kurusha ikindi kintu, kuko nabonye ari cyo kintu cyeza ubu ngubu abana batwara inda zitateguwe usanga bafite ibibazo byinshi cyane. Rero ababyeyi rwose batwumva twabagira inama y'uko badatererana abana, kuko itereranye umwana mu kibazo arushaho kujya kure. Urakoze cyane. Reka dusabe abagenzi bawe b'umudugudu wo wababwira iki? Abayobozi bakira abantu bafite, abayobozi b'imidugudu cyangwa se b'utugari bakira abantu bafite ibibazo bitandukanye, wabagira inama? Nabagira inama mbere na mbere yo gutega amatwi, nk'uko nabibabwiye kuva kare. Gutega amatwi umuntu ukugana niho ubasha kumwiyumvamo no kumuha serivisi nziza. Urakoze cyane. Reka dusabe nawe umunyeshuri nori hariya muri club Cynthia. Murakoze. Inama natanga ndavuga ngiye ku banyeshuri. Nko muri iki gihe nyine cya COVID-19, nagira inama abanyeshuri bo gutega amatwi ababyeyi ndetse n'abababi. Ntibumve ko kubatoteza cyangwa kubabwira ibintu bibi ari uko babanje, ahubwo bajye babatega amatwi barebe igitera tubabwira nabi, ubundi bace bugufi nyine. Urakoze cyane. Kugira ngo babashe kubona igisubizo nyine ku babyeyi ndetse n'abo bantu babaruta. Urakoze cyane. Mbere yuko dusoza rero cyane, mbere yuko dusoza ikiganiro, nagira ngo turebe niba umuntu w'Musanze yabonetse. Hanyuma rero mu gihe abakidushakira umuntu Musanze, Denyse turi kumwe Musanze aho ngaho, dusoza ikiganiro, ni iki wumva wabwira abari bateze kino kiganiro ukurikije uko abantu mwagiye muha serivisi bari gutanga ubuhamya, icyo babwira abandi baturage aho ngaho ni iki? Aracyongeraho nuko nk'iki gihe turimo n'abamamagaraga tukavugana, ariko mu miryango yabo ibibazo byarongeye bigarukamo, bitewe n'uko baba bamaranye n'igihe kinini bari kubana n'imiryango yabo, hakaba hari nk'uko twongera kubonaho. Ariko hari uwo twavugira ko biri kugenda bishira, bitewe n'uko nagendaga byumvisha umubyeyi we, ubu barikinze nta kibazo, bitewe n'inama we yagiye yabona, ntabwo bamubwiraga ikintu akihangana, ariko baho bigeze yarambwira ati tumeze neza, ibintu byabaye amahoro, nta mwiryango uba mu muryango, kubera n'inama nagiye nunguka. Urakoze cyane Denyse. Hanyuma rero ubutumwa wagenera abakurikije ukuntu abantu bari gutanga ubuhamya, ubutumwa wagenera abantu bari muri ako gace. Denyse uri kutwumva? Yego ndabumva neza Pascal. Gira ubutumwa rero ugenera abantu bari muri ako gace, cyane cyane kubijyanye na serivisi mutanga aho ngaho, mu gihe cy'umunota umwe dusoza ikiganiro cyacu. Ndabashimira Radio Inkoramutima kuba mwaduhaye umwanya, ndashimira abafatanyabikorwa bacu kuba batanze umwanya wabo bakaduha ibiganiro, bakaduha inama zabo n'ibiganiro byabo. Reka nsabe abayobozi b'amatorero ndetse n'abayobozi ba leta kugira ngo mu minsi iri imbere nibishoboka ko abantu bahura bajye baduhamagara rwose, dutanga ibiganiro mu matsinda babamo bagira mu matorero yabo no mu kazi kabo, tubahugurira abantu cyane ko kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ikibazo cy'ihungabana. N'abanyeshuri nabo nabaha ubutumwa kugira ngo bagume mu rugo, bakurikire inyigisho ku maradiyo, bubaha ababyeyi babo, kugira ngo hagabanuke ibibazo mu ngo zabo kandi nabo bigirira akamaro. Urakoze cyane Denyse. Reka tujyanuke i Kayonza. Joselyne dusoza, nawe reka duguhe umunota umwe ugira ubutumwa ugenera abantu aho ngaho i Kayonza. Murakoze cyane.
ubutumwa natanga ku badukurikiye muri uyu mwanya muri iki kiganiro nagira nti ihungabana rirahari nk'uko umubiri ujya urwara indwara zikavurwa zigakira n'ubuzima bwo mu mutwe bw'imyitwarire ya muntu n'imitekerereze ye nabwo burarwara rero indwara yitwa ihungabana nk'uko rero dukangurira abantu kwivuza izindi ndwara twakangurira n'abantu kujya bagana ubujyanama kugira ngo ibyo bibazo by'ihungabana bibashe kuvaho bongere kubaho ubuzima bwiza ku mibereho ya muntu kuko nkurikije ingero z'abantu mu bikagenda nakira usanga hari aho utabasha gukumira ihungabana ushobora kuba ufite imibereho myiza indwara nk'iyo yaza ikaguhungabanya ubumuga bukaba bwaguhungabanya ni ukuvuga ngo muri rusange nta muntu n'umwe utagira ihungabana icyo rero ubutumwa twakangurira abadukurikiye muri uyu mwanya ni uko bajya bitabira kujya mu bujyanama kugira ngo badaheranwa n'iryo hungabana ubuzima bw'ejo hazaza bukagenda nabi. Urakoze cyane Joselyne, reka tugaruke muri studio rero Jael musoza ikiganiro. Ndabashimiye namwe ko mwaduhaye umwanya kugira ngo tubashe kuganira na bano bantu bari Musanze, Kayonza ndetse ni Kigali. Mu by'ukuri ni ihungabana nk'uko maze kubivuga riravurwa rigakira kandi mwumvise nabo byonyine n'uwarivuwe ashobora gufasha n'abandi. Turebye nk'umwe wavuze ko nawe yarasanzwe afite ihungabana n'umudamu yari afite ihungabana yabimenye kuko yabashe kumenya ubwo bumenyi bw'ibanze arangije nawe atanga umuti. Twifuza rero ko biba uruhererekane kugira ngo abantu ababimenye babashe abandi ayo mahirwe babonye babashe kugana ubujyanama kuko rivurwa rigakira. Imana ibaha umugisha. Reka dushimire rero Jael Nirere twabanyamaciro kiganiro jyana ni Pascal Imana, dushimire Christian Shuti waruture ku buhanga bw'ibyuma, tunashimire Denyse Musanze wadufashije, tunashimire Joselyne Kayonza wadufashije n'abara duteze amatwi macyo kiganiro bose. Imana ibaha umugisha. Amen. Jael nawe ubwo neza rero ariko mwe kwihungabana bakandira ihungabana iravurwa rigakira, bikorerwa